Shalom shalom. Nkuko mubizi abatari bake maze igihe ntangiye kubasangiza inkomoko cyangwa the story behind indirimbo n'ibihangano bitandukanye byaba ibya hano hafi cyangwa ibya kure. Nyuma abantu bagiye banyandikira mu gikari cyangwa inbox bakambwira ngo wadusangije ngo ni byiza biri gukora ariko wadusangije n'indirimbo zawe. So story behind cyangwa inkomoko y'indirimbo zawe. Ubu rero niyo mpamvu uyu munsi nagize ngo mbasangize igice cya gatatu cy'inkomoko cyangwa story behind, ariko muri iki gice cya gatatu reka mvuge ko ari a ya inkomoko y'indirimbo za Aime zanjye. Reka mpere ku ndirimbo muzo nanditse ntangira. Ntabwo ndi ufata indirimbo nyinshi cyangwa zose, nagira mfata indirimbo nkeya nakwita indirimbo z'urufunguzo. Nakijijwe mu 1993, 1994 ntangira kuririmba. So nyuma kwa kundi uri mu myaka ya mbere yo gukizwa utangiye gusa nk'umuntu utangiye kuvumbura cyangwa se umaze kuvumbura umunezero n'ibyiza biri mu gakiza, hamwe utangiye umva unezerewe uryohewe, nanditse indirimbo yitwa Mon Refuge. Ni indirimbo iri mu Gifaransa aho mvuga ngo J'ai trouvé en Jésus le bonheur que le monde ne m'avait pas donné. En lui j'ai trouvé la joie que l'argent ne peut pas donner. La paix déborde mon cœur, mes copains ne l'avaient pas donné. Oh Jésus. Urumva hamwe umaze gukizwa maze noneho ugatangira kumva wow, j'ai trouvé. Numva ngo j'ai trouvé en Jésus le bonheur que l'argent ne peut pas donner. Nabonye donc ni nko kuvuga ngo wow, urano iyo umuntu yamaze gukizwa ubusa nkumeze wow, actually nuko bimeze. Nanjye nuko nari meze abane wow, navumbuye umunezero, navumbuye ibyiza, ibyishimo amafaranga adashobora gutanga, inshuti zidashobora gutanga, isi idashobora gutanga. Noneho hagati muri chorus nkavuga Tu es mon refuge, tu es ma protection Seigneur, ton amour m'enveloppe, oui ta grâce me couvre, et ta bonté envers moi est infinie. Donc nuko bango mbwira Imana ko ari ubuhungiro bwanjye, noneho mbwira Imana ko ndavuga ngo ubuntu bw'Imana cyangwa mbwira Yesu ngo ubuntu bwawe burantwikiriye, ton amour m'enveloppe, nkuvuga ngo enveloppe ukuntu nabyita, ariko nkuvuga ngo urukundo rw'Imana ndarwambaye cyangwa kwa urabyumva bimaze gukizwa ubuze uko usobanura ugatangira unezerewe n'agakiza ka Kristo nk'ikintu nk'ubutunzi bukomeye wavumbuye. Nuko iyo ndirimbo yaje ndetse igendana n'indirimbo yitwa Ndi umwana mu rugo. Urumva ko ari cyo kimwe, hamwe mvuga ntangira kuririmba ngo Ndi umwana mu rugo kwa data, Ndi umwana mu rugo kwa data, ndi neza ndatunganiwe, Yesu yamviriye amaraso anyoza ibyaha, Ndi umwana mu rugo kwa data. Ni ikintu udashobora gupfa gusobanukirwa utarakizwa. Actually kugira ngo byumve neza nuko wakizwa ku muntu utarakizwa nibwo wakumva icyo kintu experiencing iyo umaze gukizwa. Biragoye ko nabigusobanurira ngo iyo umaze gukizwa wumva gutya. Cyetse umaze gukizwa niba utarakizwa kugira ngo byumve nuko wakizwa. Ariko usa nkaho uvumbuye ubutunzi ndetse bugutunguye ukaba utaruzi ko ubwo butunzi uvumbuye bufite aho gaciro kangana gutyo ntakubonye. Ariko hari ukuntu bigenda, hari ukuntu tumera nka Petero igihe yagenderaga hejuru y'amazi asanga Yesu. Hari ukuntu ubusa iyo ugikizwa ubusa nk'uri hejuru y'amazi, ubusa nk'ugendera hejuru y'amazi. Noneho hari ukuntu nka kuri Petero abikoze usa nk'utangiye kureba reality. Izi ndirimbo ngiye kuvuga ni za ndirimbo nanditse utangiye gusa nk'usubiza amaso inyuma. Hari indirimbo nanditse yitwa Iminsi Yose.
iminsi yose yo kubaho kwanjye nzunamurira amaso kuri wowe. Nari hamwe n'uwo munezero w'agakiza ko nabaye nk'utuza gato, nsa nk'usubiza amaso inyuma, nsa nk'ureba aho ndi, nsa nk'ureba aho urugendo rwanjye rushize rwo ku isi rw'ubuzima nari ndimo, aho nyuze, nsa nk'utangira kureba imbere. Mpita nsanga ikintu nakora cyonyine ni ukunamura amaso yanjye kuhoraho. Nari maze kunyura mu bihe bitoroshye byaho nabonaga ubuzima bwanjye busa nk'aho budafite icyerekezo. Nari mfite umuntu nari nizeye ko azamfasha mu buzima, wa muntu uvuga uti ngo yazamfasha, ni umuntu wa hafi cyane, ikindi ni umuntu ufite ubushobozi bwo kumfasha. Noneho uko nabitekerezaga siko byagenze, kubera ko yarambwira nzi amfashe, nkaza aho nagomba kumusanga, naza nka mu gitondo, nkagera nka saa 3 za mu gitondo cyangwa hagati ya saa 3 na saa 4 kenshi, hanigera hageraga na saa 2. Noneho uwo muntu dufite gahunda, uri hafi yanjye, uri proche kandi ufite ubushobozi bwo kumfasha kandi yabinsezeranyije, akaza akahansanga aho mutegerereje. Yamara kuhansanga akinjira mu nzu ntanansuhuze. Yamara kwinjira mu nzu agakora ibyo yabagaje gukora, yarangiza agasohoka ntanamvugishe, akinjira mu modoka akagenda. Akazagaruka nka saa wenda yabagaje nka saa 4, akongera agaruka nka saa 6 ntasuhuze, akinjira mu nzu agafata ifunguro rya saa 6, akenshi akaryama akaruhuka, akabyuka nka saa 8 saa 9, akongera agasohoka ntamvugishe akagenda. Akongera agaruka nka saa 11 cyangwa saa 12, nabwo ndaho, ubwo mpagaze aho hantu hanze ntafite n'intebe yo kwicaraho. Noneho biba kenshi, bikaba uyu munsi, bikaba ejo, bikaba hirya ejo, bikaba kenshi. Rimwe na rimwe yangiriye impuhwe, akagira amafaranga mpawe yo kwifashisha make to kunyikura ngo ngende. Biba kenshi. Noneho ubwo ndetse ndavuga ntungu nari ko azamfasha mu buzima ko ntibigikunze. Noneho ntangira gutekereza ikintu cyazamfasha mu buzima nuko niga cyane, nkashyira imbaraga mu kwiga kugira ngo nzagire icyo mvamo ndetse mfashe n'umuryango wanjye. Mu gihe nariho ndiga ntibyagenda nkuko nabishakaga, kubera ko naje kurwara bituma ntakomeza amashuri yanjye uko nabishakaga, atari uko ndi umuswa. Noneho nsa nkusuje amaso inyuma, nubwo nahimbaga, nubwo naririmbaga, nariho ndakura. Hari imyaka umuntu ageramo, uwo ari we wese, yaba umuhungu yaba umukobwa, umaze kuba umusore, umaze gukura, ugatangira gutekereza ku buzima bwawe. Noneho ndareba mbona nta handi hantu ndi kureba, imbere simpabona, nta kintu na kimwe ndi kubona. Noneho ndangije, nibwo iyi ndirimbo yaje muri ibyo bihe, nibwo natangiye kuririmba ngo iminsi yose yo kubaho kwanje nzunamurira amaso kuri wowe, wowe mutabazi wakira ugusanga wese, wanyingurira irembo ry'urukundo. Donc ndavuga nti iminsi yose yo kubaho kwanjye nta muntu nzongera kureba, nta muntu nzongera kwiringira, nta muntu nzongera kunamuriraho amaso, nzunamura amaso yanjye kuri wowe, kubera ko ni wowe mutabazi wakira ugusanga wese. Niko nabwiraga Imana ko ni wowe mutabazi wakira ugusanga wese. Ko naye narebye nkabona wa muntu naye nizeye ko ashobora kumfasha, ntabwo naramusanze ko ntiyanyakira, ariko nsanga Imana yonyine niyo ishobora kwakira uwisanze wese. Ndetse muri refrain ndavuga ngo mwisi yose nta munyakuri nkawe twashobora kwizera, mwisi yose nta munyarukundo wagereranywa nawe, nta n'umunyembabazi watwakira nkawe,
oh iminsi yose. Mu isi yose nta munyakuri nkawe. Nkareba nkasanga umuntu yanizeye yarambwira ngo uyu ndagufasha, nagerayo ibyo yavuze ntabikore. Mu isi yose nta munyambabazi watwakira nkawe. Nkasanga ntashobora kugira n'imbabazi ngo abone ko akinjira agafata ifunguro ndaho hanze ntatekereje ko nashonje, nabe yangirira n'imbabazi ngo ngaburire. Mu isi yose nta munyambabazi watwakira nkawe. So nandika iyo ndirimbo muri ibyo bihe, niho navuga nti icyo mbonye cyo nuko iminsi yanjye yose nkwiye kunamura amaso yanjye kuri wowe, nta wundi muntu. Ndetse byandemyemo ikintu icyo gihe cyo kuba nta kibazo cyanjye napfa kubwira umuntu. Kugira ngo nkubwire ikibazo cyanjye nuko uri wa muntu kabisa, mbyite ngo uri closed mu buryo budasanzwe. Ntibyagarukiye aho gusa ko hari indi ndirimbo nanditse nyuma yitwa Une lettre d'amour. Reka nshireho gato. Il fut un temps j'étais à la chasse, à la recherche de moi-même. Je courais vers moi, je m'approchais, mais je ne m'attrapais jamais. Désespéré, ne sachant quoi faire, je reçus une lettre d'amour qui disait: même quand le vent violent viendra, je serai tout près de toi. Quand les montagnes seront ébranlées, je serai là, je serai là. Quand les petits ruisseaux seront desséchés, je serai tout près de toi. Pour assurer ton bonheur pour toujours, je serai là. Oh, oh. Signé ton Père qui prend soin de toi. Signé ton Père qui prend soin de toi. Signé ton Père qui prend soin de toi. Soin de toi. So, muri ndirimbo ni muri ubwo buzima nyine nariho ndanyuramo. Ndavuga ngo il fut un temps j'étais à la chasse, à la recherche de moi-même. Donc ubundi hari ukuntu umuntu ajya guhiga, none giye nijye wihigaga kwa kundi j'étais à la chasse mais à la recherche de moi-même. Nari kwa kundi ubusa nk'uwishakisha. Donc ubuzima ntururabwumva neza, ibirimo ntururabyumva neza, nkishakisha. Je courais vers moi, je m'approchais mais je ne m'attrapais jamais. Donc narirukankagaho. Ubundi hari ukuntu umuntu yirukanka nyuma y'undi muntu, ariko giye narirukankagaho. Nayikoze mu buryo buri poétique. Narirukankagaho, je m'approchais, nkasa nk'iyegera, mais je ne m'attrapais jamais. Donc nkasa nk'umuntu ugiye kwifata, mbega kwa kundi wishakisha utarura comprendre ubuzima, nkasa nk'umuntu ugiye gusobanukirwa ubuzima, nkasa nk'umuntu ugiye gusobanukirwa ibyo ndimo, nkasa nk'umuntu ugiye kwitora ariko bikanga. Aho ngiye kwishikira no kubona kwa kumuntu uvuga ati siniho ndabona isobanuro y'ubuzima, siniho ndibona ngo menyaho ni place, ndaba ngiye kwishikira nkongera nkibura. Donc ntibikunde. Donc ni ubuzima nariho ndanyuramo, ndasa nk'utekereza ku buzima nariho ndanyuramo kwa kundi numva ubuzima budafite icyerekezo. Donc ndibuka hari igihe nk'amashuri amaze guhagarara, hari igihe nangaga kwiyorosa, nkabandi sinkwiye kwiyorosa, ubundi yorosa kubera iki. Donc nkabona ko n'imbere ibiri imbere byose ari bibi, nkabona ko nakwiye kwiyorosa, nkanga kurya, nkabona sinkwiriye kurya. Donc nkabona ko nta cyiza nkwiriye kuryama sindyame. Muri indirimbo haraho hagati mvuga ngo mes jours étaient semblables au premier-né d'Égypte massacré. Iminsi yanjye yari imeze nk'imfura zo muri Egypte zabaye massacré. Imfura zo kwa Farawo zabaye massacré. Imfura ubundi isobanuye, iyo umuntu abyaye imfura bisobanuye ko atari ingumba ashobora kubyara, bisobanuye uburumbuke, bisobanuye kwaguka, bisobanuye espoir, bisobanuye ibyiringiro cyangwa icyizere. So iyo nabonaga hari ikintu ngiye kugeraho, nkabona nagira ngo ni ikintu cy'agaciro ngiye kugeraho, nkabona nagira ngo ni ikintu cya kintu uvuga ati ngiye kukigeraho kirafungura umugisha wanjye, naba ngiye kukigera nsa nk'ukigezeho kigahita gipfa. Nkakita niyo mpamvu navuze ngo mes jours étaient semblables au premier-né d'Égypte massacré. Nkongera nkavuga ngo je souffrais en silence pour que personne ne sache d'où me venait ce chagrin continuel. Donc je souffrais en silence. Mu kubabara kwanjye nta muntu wapfaga kubimenya.
uretse abantu bari proche cyane nta muntu wapfaga kumenya ko niho ndababara, nta muntu wapfaga kumenya ikibazo cyanjye. Donc niho ndavuga the story behind, nkuko navuze ko ari ubuzima bwanjye, ndirimba ubuzima. Donc narababaraga ariko nta muntu wapfaga kumenya. Narazaga nkakora umurimo w'Imana, nkagendera nabo, tugendana nabo, ntihagire umenya ikibazo mfite. Rimwe ndibuka rimwe nigeze kuba mfite ngomba kujya kuyobora ku rusengero, noneho nta rukweto nari mfite, mbona nta rukweto mfite, ndavuga ariko sindibure gukora umurimo w'Imana. Mbwira Imana nti rero sindibure kujya gukora umurimo wawe, ndaza kugenda nambaye kamambiri. Uyu mugoroba byarantunguye, atahaza umuntu azazanye urukweto, tutavuganye azazanye urukweto rwiza kabisa. Ngenda ku rusengero nambaye urukweto, ko nta muntu nabwiraga ikibazo cyanjye. Umuntu akaza ku rusengero niho nda leading worship, yarangiza akambwira ngo abantu ngo niguriye ishati ngo ariko umwuka warambuje amahoro ngo ni yawe. Vuga ntiyime. So donc naraho ndabaho ubuzima ariko buruhije bugoye, ariko ntihagire umuntu ubimenya. Donc akaba ari jyewe n'Imana gusa, cyangwa n'abantu banjye bari hafi. Noneho harahandi mvuga ngo je passais mes nuits essayant de donner un sens à mon existence. Je passais mes nuits essayant de donner un sens à mon existence. Donc sinafuka kuryama, nagira ama nuit blanche, nashobora kurara nicaye, niho ndatekereza gusa, niho nshakisha ubuzima bwanjye, sens y'ubuzima bwanjye. Ndibuka mama rigiye kenshi naraga itara ricanye, mama akabona ko itara ricanye akamenya ko nkiri maso, akambwira waryamye. Niga amayeri yo kujya nzimya itara kugira ngo agire ngo naryamye, ariko nkaguma nicaye ntekereza ku buzima. Nkunda mama cyane, niba ari umugisha nagize kuri iyi si ukomeye no kugira mama wanjye, ku buryo njya numva wagira ngo nakwifuza ko abantu bose bagira mama nk'uwanjye. Ngo nawe ufite wawe mwiza, ariko kwako numva ni umugisha ukomeye nagize, kuko yari sacrifié, yaritanze wese atacyo asigaje kugira ngo atwiteho jyewe nabo tuvukana. So noneho nyuma ariko muri refrain avuga ngo, nkuko navuze iyi ndirimbo naririmba nk'u buryo buri poétique, avuga ngo même quand le vent violent viendra, je serai tout près de toi. Ni Imana iri kumbwira, ni nkaho ari lettre yanyandikiye, cyangwa se igihe nasobanukiye urukundo rw'Imana. Nubwo haba umuyaga ukomeye gute, nzaba ndi kumwe nawe. Même quand les petits ruisseaux seront desséchés, je serai là. Nubwo natwa tugeze dutoya, tugaragara ko ari dutoya ufite, natwo nidukama nzaba mpari, ntugire ngo haraho nzaba nagiye. Muse kandika ngo signer ton père qui prend soin de toi. Donc ni lettre, ni nkaho nandiki, ni nkaho ari barwa nakiri turutse ku Mana, nanditse nisinya ngo ni jyewe usinye, jyewe papa wawe ukwitaho. Donc mu yandi magambo ni nko kuvuga ngo humura ndi kumwe nawe, ibyo wanyuramo byose ndahari. Ahari ndi kwikubwira kugira ngo nawe bigufashe, ntugire ngo ibyo uri uranyuramo bishobora kuzaba indirimbo. Ndetse si ibyo gusa, si ubuzima gusa, kuko hari n'ahandi, hari indirimbo nanditse nyuma, ari nayo ndi burangirizeho uyu munsi, nkuko twavuze ngo ni A, hazabaho na B na C, simbizi, ko indirimbo ni nyinshi, akandi zose nyinshi ziba zifite ubuhamya nk'ubwo. Indirimbo yindi yanditse kuko nawe unyuraga mu buzima butandukanye, urwana. Hari indirimbo yindi nanditse ivuga ngo niyo naba mpumirije, niko yitwa. Refrain aravuga ngo nubwo bamboha, naba mpumirije shobora kukubona, akanwa kugaye turavugana, ntukeneye ukubwira uburyo ngukunda, kuko wowe uranzi kubarusha bose. Nubwo bamboha maguru n'amaboko n'akanwa kanje, umutima wanjye uzasabana nawe iteka ryose. Ingi nayo muri ibyo bihe nyine niho nakora umurimo w'Imana. Haraho nageze, uretse ubuzima bwasaga nkaho buriho burantangatanga hirya no hino, haraho nageze nkabona no umurimo w'Imana bisa nka naho niho ndagira ibintangatanga ngo nakora umurimo w'Imana. Donc mbona nagira ngo ubuzima bwangose impande zose. Donc umuntu wagira ngo mu buzima busanzwe hari ibintu birangota bimbuza kwa avansa, noneho no mu rundi ruhande naho n'umurimo w'Imana ndiho ndahura n'ibintu bimbuza gutera imbere, gukomeza. Kwa kundi no murimo nkabona nagira ngo nagize ama barrière
ari kumbuza ngo ntaho ujye. Donc ubuzima mu ruhande rumwe burambira ngo ntaho uri bujye, no mu murimo w'Imana ni nk'ubwo ntaho uri bujye. Donc hamwe wisanga ndangije nsa nk'umuntu uboshwe, kuko numva wagira ngo ndaboshwe. Nibwo narimbye ni nubwo bamboha amaguru n'amaboko n'akanwa kanjye bakambuza kuvuga, umutima wanjye wo ntuzaceceka, umutima wanjye uzasabana nawe. Mu magambo make niyo twavuze ko uyu munsi ndi bugarukire ndibukore a niyo ngiyo. Ndetse icyo gihe muri iyo periode ndangiza kuri iyo ndirimbo hari igihe nagezemo numva kabisa nsa nk'ucitse intege ngiye kurekura, kwa kundi umuntu wese abaho kumva wagira ngo ugiye kurekura, nanjye numva wagira ngo ngiye kurekura. Nako ndicara ndatuza hamwe n'ubuntu bw'Imana, Imana iramfasha nkuko yagiye ifasha muri ibyo bihe byose ibana nanjye. Numva igitekerezo kinje murabona hari ibintu bibiri, hari uguhita kurekura ukabandona, ariko hari no kuvuga ngo ngiye gufata ngerageze kugeza no kumita. Numva hanjemo igitekerezo ngo nzahora ngerageza kugeza igihe mvuye mu isi, igihe nzavira mu isi. No ndavuga ngo sinzarekura, ninkora iki kikanga nzakora iki, ninkora iki kikanga nzakora iki, ninkora iki kikanga nzakora iki. Nzabaho ngerageza kubaho no gutera imbere kugeza igihe nzavira mu isi, ikimwe cyanze ngerageza ikindi. Donc uko niko Imana yagiye inyubaka, kandi Imana yagiye ikora byinshi ntatekerezaga, byinshi inyura mu nzira. Hari inzira nari nariciriye, nzabivuga muri B izakurikiraho, ninjya kuvuga kuri B, kuri inkomoko cyangwa the story behind B, nzabivugaho nabyo ukuntu Imana yagiye intervenir. Ariko ubu navuga igice cya mbere cyangwa igice inkomoko, igice cya gatatu ku bijyanye n'indirimbo zanjye w'Imana yeme. So Imana ibaho umugisha, ushobora gukora subscribe ndetse na share ugasangiza ubu buhamya benshi, nzi ko byabafasha. Nagiye nganira n'abantu batandukanye bikabare mu mutima, kuko yagiye abantu babona uri urakora n'ibyo Imana ikugejejeho bakagira ngo niko byahoze. Hari nk'abarimbye tuganira nkabwira nti namaze igihe kinini ngenda n'amaguru, hagiye navaga aho twaba tugize ku butura Nyamirambo cyangwa mu Gitega, nkagenda n'amaguru nkajya gukora umurimo w'Imana Kicukiro, nava Kicukiro ngakomeza i Kanombe, nkagenda n'amaguru nkajya gusenga rimwe na rimwe nijoro, ari nka ve yanjye personnel amakesha yanjye jyenyine, nkajya ku rusengero nageza kwa kundi nagiye usenga, nageza nka saa 8 saa 9, nageza nka saa 9 nkumva ndarangije, nkabona nta mpamvu yo gumahane reka nitare ko numva ibyo nashaka gusenga, ndangije gusenga nkazamuka n'amaguru nkajya nkataha mu rugo n'amaguru saa 9 z'ijoro nafite na moto. Donc hari byinshi byabayeho, bari kugira ngo ukomeze uko bimeze siko bizahora. Ibi iteka ibintu bishobora guhinduka, kandi hari aho muri ibyo ngibyo ashobora kuvamo indirimbo izafasha abandi. Imana ibaha umugisha.